Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Turabaramutsa cyane inshuti bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rw'uburezi, cyane cyane abakunda uburezi Official TV. Uyu munsi rero turabaramutsa twizera yuko mumeze neza, ariko kandi nyabona abo bitameze neza mukomere. Ntabwo rero ibihe bihora ari bimwe, bihora bisimburana. Uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikaba byagenze neza. Abari mu bihe byiza uyu munsi namwe mufashe bagenzi banyu babakeneye, mubakureyo, mubafashe gutwaza bakomere. Ejo bashobora kuba nabo bageze mu bihe byiza, nyamara wowe waba wabirengagije ukisanga mu bihe bibi. Naho rero ubuzima ni ugufatanya, ubuzima ni ukubana, ubuzima si ukwirengagiza, ahubwo ni ukuzirikana ibyo uvuyemo, hanyuma ukamenya ibyo ugiye kujyamo. Ibindi ubuzima bwabyo burabyikorera. Uyu munsi rero tugiye gusa n'abajya mu mateka ho gatoya, aho turi buganire ku ntwari y'igihangange, umuntu wahangaye abazungu b'abakoloni ubwo bageraga mu Rwanda akabarwanya yivuye inyuma. Nyamara byose nubwo babitekereje nk'aho ari urugomo yari afite, ariko mu by'ukuri byagaragaraga yuko ari ukwanga agasuzuguro. Turagira ngo rero mudukurikire kuva ku ntango y'iki kiganiro mbarankuru kugera ku musozo wacyo, kugira ngo mubashe kugira amasomo akwiye mukuramo, cyane cyane ku bijyanye n'ubudatsimburwa, ku bijyanye n'ubudaheranwa, ku bijyanye na gahunda mu by'ukuri zo kwihagararaho igihe uri imbere yabo ubona bashobora kuba bagutera ubwoba, nyamara wenda banakurenganya. Uyu ni umugabo Rukara rwa Bishingwe. Muraza gusobanukirwa neza uwo yari ari we ndetse n'icyamuteye kwica umuzungu, hanyuma muze gusobanukirwa neza nuko nawe yaje gufatwa akicwa, dore yuko muri ibyo bihe byo hambere igihano cy'urupfu cyarashobokaga cyane rwose. Umuntu bashoboraga kumunyonga cyangwa se bakamucira urundi rubanza rujyanye no kuba yakwicwa. Aha rero mu myaka irenga 100 ishize, mu misozi y'u Rwanda rwari rukiri mu mwijima w'ubukoloni, hari umugabo umwe wahagurutse. Ntabwo yari umwami, ntabwo yari umusirikare w'abazungu, ahubwo yari umunyarwanda wuzuye ishema n'agaciro k'ubutwari bwe. Izina rye ni Rukara rwa Bishingwe. Uyu mugabo ntiyigeze yemera gusuzugurwa, ntiyigeze yemera kugandishwa, kugeza ubwo ahisemo gupfa aho gutakaza icyubahiro cye. Iyi ni inkuru y'umuntu umwe wahinduye amateka, inkuru y'intwari yahisemo guhagarara ku kuri kwe, kabone niyo byasaba gutanga ubuzima bwe. Ku itariki ya 1 Mata mu 1910 nibwo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri wakomokaga mu Bufaransa witwaga Paul Rupias, amutsinda kuri Nyabungo muri Burera. Uwo munsi Rukara yari yitabye Padiri Rupias ngo asobanure uko yaranduye imbago abazungu bari barateye mu masambu y'abarashi Rukara yakomokagamo. Ibi Rupias yabifashe nk'agasuzuguro, abamukubise urushyi, maze Rukara azabiranywa n'uburakari, yadukira Padiri amuta ku munigo kugeza amuhejeje umwuka. Rukara rwa Bishingwe utarajyaga imbizi n'abazungu yahise ashyirirwaho ibihano na rezida w'Ubudage witwaga Gudavius. Icyo gihe yabifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga bari abatoni ba Musinga, bemeza guca Rukara mu gihugu bagamije kwigarurira akarere kose nk'ikiguzi cy'ibyo Rukara yakoze. Nk'uko inyandiko ya Viretse Emmanuel igaruka cyane ku ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda kuva mu 1867 kugeza mu 1994 ibigaragaza. Mu ntanga ya Sebatunzi yanasubiwemo n'umukirigitananga Munyakazi Theo, bagaruka ku buryo Rukara akimara kumenya ko yatumijweho n'umuzungu bo bitaga Rugigana, yakenze ko ishyamba atari ryeru, maze ahamagara umuhungu we Nyirinkwaya amutumaho imitwe y'ingabo ze zose, zarimo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe n'Urukandagira, abatereka intango maze arabibatekerereza, anabiha
yihanangiriza kutazamuterekera nagera i Burayi. Imitwe y'ingabo yose yarataratse irivuga, isezeranya Rukara kutazamutaba mu nama. Ariko ubwo Rukara yatangiraga gushyamirana na Rupiyasi bapfa ko amubwiye ngo Yambu, kandi yarabifataga nk'igitutsi, maze na Rupiyasi agashinja Rukara kumusuzugura, bahise batana mu mitwe, maze umuzungu asumira Rukara amukubita ikirato, amutera n'ikofe, ya mitwe y'ingabo yose ikwira imishwaro. Umwe muri izo ngabo witwaga Manuka ngo yahise ahindukira akubita icondo ry'ingabo uwo muzungu amuhirika kuri Rukara, maze Rukara aramwigaranzura amuta ku munigo kugeza ubwo aheza umwuka, niko kwivuga agira ati ndakwishe intahana batatu ya Rutamu nyir'urugi ruvuga nk'indamutsa, ndakwishe ndi se wa Nyirinkwaya. Rukara rwa Bishingwe wakundaga kwiyita urw'igikundiro rwa Semukanya intahana batatu yahise ahungana n'ingabo ze zose bahungira i Bufumbira. Hadaciye kabiri bahungiye mu Bufumbira, umwe mu bagaragu ba Rukara yaramusuye amutura inzoga mu kibindi, maze amutekerereza ko mu gihugu himye umwami mushya, maze Rukara amusubiza ko nta maramuko yiwe abandi hamunaniye. Abaza uwo mugaragu ati uwo mwami wimye yitwa nde? Nuko undi nawe niko kumusubiza ko himye Ndungutse kuri Rutangira. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse, yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati narabimenye Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yohererejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kuzabafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya yaburiye Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa, Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yatumagaho Rukara ngo babuguze, barabuguje. Bakibuguza, Rukara yubuye amaso abona mu ntanzi z'urugo witwaga Paul arahingutse. Rukara ati yampaye inka Bishingwe. Ese Ndungutse we nawe koko ngibiri ibyo nanganye nabyo biraje? Ndungutse niko kumusubiza ati uhumura ndabikurinda. Rukara ati ntabwo kibindinze, ahubwo wantanze mba ndoga umwami. Uwo Pawulo yaje bwangu agize ngo arasuhuza Rukara muri ya ndamukanyo ngo Yambu, maze Rukara ati Yambu nayanganiye na shobuja. Igitero simusiga cyari cyazanye na Pawulo cyataye Rukara muri yombi, ariko sigavumye Ndungutse ati ntukime Rwanda ndi umucyaba, ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura icyo nakoze, ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara ageze mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa, yongeye kubwirwa Yambu, maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Abajijwe uwishe umuzungu yaragize ati nawe banza umwibwire ko numvise ngo muzi kwandika, kandi se ibyo bimbarije iki? Abari aho bose bahamije Rukara ko ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa, ko ari we wamwishe kandi ko atabigarukaho ndetse atanabyicuza. Yasezeye abana be n'ingabo ze, ariko asaba umuzungu kutazamukorera ku bana, ko agiye gupfa ari umwe nk'uko nawe yishe umwe. Yakikijwe n'abasirikare imbere n'inyuma, maze ajya kunyongwa, ariko mbere yo kugezwayo bivugwa ko yabanje kwisasira babiri. Amateka avuga ko Rukara yemeye akanyongwa mu mugozi agapfa, ariko abazungu bakabanza kugira ubwoba ko atapfuye, niko guhamagaza umuganga aramupima, aba ari we wemeza ko yapfuye. Mbese uyu mugabo Rukara rwa Bishingwe yari muntu ki? Rukara rwa Bishingwe ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi, yavukiye i Gahunga mu ngoma y'u Burera, kuri ubu ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Rukara yabayeho ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga, umwami waba yarategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1895 n'1931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse u Rwanda.
uyu Rukara rwa Bishingwe bivuga ko atigeze ajya imbizi n'abazungu nk'uko amateka bigaragaza. Abenshi bumva inkuru ya Rukara bakagira ngo ni umugani cyangwa ni igitekerezo, ariko ni inkuru mpamo kuko n'ubu Rukara afite benshi bamukomokaho bari bafite igisingizo cy'ubutwari cy'umuryango w'Abarashi mu nzu y'Abarashi. Benshi muri aba ubu bakaba batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga ho mu ntara y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Rukara rwa Bishingwe uyu ntiyari umuntu usanzwe, yari ikimenyetso cy'ubutwari. Yanze gusuzugurwa, yanze kugandishwa, yanze kandi kwamburwa agaciro ke n'umuco we. Mu gihe abandi benshi bari bagitinya, we yarahagurutse. Ntiyapfuye nk'umunyabyaha, yapfuye nk'intwari. Uyu munsi amateka aramwibuka, abamukomokaho baracyahari, n'izina rye kandi rikomeje kubaho. Buri wese aramushima kubw'icyubahiro yarwaniye, kubw'umuco yarinze no kubw'ishema yasize mu Rwanda. Kuri ubu rero abakomoka mu muryango wa Rukara rwa Bishingwe batuye mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera basaba ko mu gace Rukara rwa Bishingwe akomokamo hakubakwa inzu cyangwa se hagashyirwaho ikindi kimenyetso kigaragaza ko Rukara yaba yarahabaye. Abenshi mu bakomoka mu nzu y'Abarashi bafata Rukara rwa Bishingwe nk'intwari idateze kwibagirana mu mateka yabo, ariko aho akomoka nta kintu gihari kigaragaza amateka ye, ku buryo abakerarugendo cyangwa se n'abandi bantu bashaka kumenya amateka ye bahasura bakaba bayamenya. Ndagijimana Juvenal, umwe mu bakomoka mu muryango wa Rukara, avuga ko bamukomokaho ndetse n'abaturage bo mu murenge wa Gahunga basabye ko muri ako gace hakubakwa inzu y'amateka ndetse n'ikindi kimenyetso kigaragaza aho Rukara avuka. Agira ati kubera ko nyine Rukara rwa Bishingwe afite amateka kandi meza, ntiyakagombye kwibagirana. Tubisabye tugahabwa, twagombye guhabwa nk'ikimenyetso kiri hafi y'umuryango we, tugahabwa n'inzu y'urwibutso. Uyu mugabo akomeza avuga ko ku muhanda uva ku isantere ya Gahunga ujya mu Kinigi hashyirwa ikimenyetso nk'ishusho cyangwa icyapa kigaragaza aho Rukara avuka, kuko ubu nta kintu na kimwe nk'ikimenyetso cyaba gihari. Inshuti bakunzi bacu rero mwadukurikiye, aya niyo mateka ya Rukara rwa Bishingwe bavuga wishe umuzungu. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV, turabakunda cyane. Ciao ciao.